Oui, cela est juste et vrai. Être handicapé ne signifie pas qu'on est incapable de tout. Yeah, it's true. If there is anyone with any disability, it doesn't mean that he or she hasn't an ability. Yego, kuba hari ufite ubumuga runaka ntibivuze ko ari ntacyo ashoboye. Kuzika abagore natwe burya dushoboye burya abagore turashoboye ahubwo mu minsi turaza kujya tuyobora n'amoko aha bampaye nta mugore wayoboye ubukwe nta mugore wayobora ubukwe ngaho nibereye nta mugore wayobora imisango y'ubukwe Mama Kevi basize udafunze byari ndabiteze kugabi ariko ariko sabona iyo bivire mu munezero ntabwo wabura n'ibibazengereza hano hameze nk'aho hari ikintu nta marido naya sa hakurya ivuze ko ushobora kuba watwibye yewe abanganga mana ya ikiranguzo cyanjye ibi ni ibiki koko ibi ni ibiki ntayo bayatwaye nzaza hano rero yabitse mwisakoshi nayo nasize nsanze nta kintu kirimo ntabwo kirimo rwose bana basubije ku isuka ikiranguzo cyanjye mana nyagasani none bakanara kumwe mu mbaga yanjye aho se none ibi marabigira ate koko noneho mwakabyara ibi noneho umuntu yakora iki koko umuntu yakora iki biragenda bite biragenda bite koko Mama Kevi ibi ni ugusonga umuntu rwose ibi ni ugusonga umuntu pe sura ku isuka nyine sinzi icyo umuntu yakora Mama Kevi ntiwafunze ntabwo wafunze ariko papa Kevin rwose uravuga ngo si wowe wakuyemo urufunguzo ukarumpereza se noneho umuntu arakora nuko nyine dusubiye ku isuka nuko nyine ese noneho umuntu aramenya ahera hehe kuko Papa Kevin kushamara damarisha ay abantu batunze umuntu mu kabari Papa Kevin ay ariko mwaradamara abantu mu kabari hariya atunze umurongo nawe wicaye hanga mwaraya hasi soro ni inzu y'iki Gumi ibi ni iki twibwe inzu bayejeje hano ibi ni iki nasubuka kuba bakuzeho nayasa nabonaga hanga yagiye nuko nyine cyakoze reka njye kureba ko ari cyo naramura ku kabari yewe ubundi byarangiye nyine babakozeho ndaje tujyane ku kabari njye kureba ko ari cyo naramura nuko nuko byagenze muse nuko byagenze tuvuye mu kirori dusanga inzu bayejeje imwihangane rwose aba bajura ko bateye muri iki gihera cyangwa nsanga ariko se ku kabari hari abakiriya benshi batonze umurongo cyangwa nsanga naho bansura abantu barahari benshi barahari benshi rwose ntacyo
Hirwa, rero imvura imeze nabi rero kandi tugikoma twitwikira. N'umunyu cyangwa Imana ishimwe. Hirwa! Amazina nizwe na mama ni Hirwa Rugaba. Navukanye umugabo bwo kutabona. Data yantanye na mama ngo ntiyakuba ku rugo rubyara abana batabona. Ariko ndiho kandi ndakora cyane ngo nzaba umugabo mama yifuza. Uko byaje hirya iyo nino baranzi ko ndakiziritse. Nyanya harakeye pe. Ndeye ko byagwiriye. Ndebera umwana wanjye n'ukuri. Yusirwa n'ukuri. Ne namushatse namubuze nayo ahantu yagiye. Ba Hako se ukejo urinde hafi gushaka umugore uracyampangayikira koko. Kumbe mu gitondo wabyutse ujya mu murima. Rebera nawe icyo gifuka cyose. Iyo ubabwiye Gakuru ntago aba yagufashije. Gakuru se bariya ko buri kintu cyose ari amafaranga. Yagenda nawe urivuna cyane. Gakuru aba yagufashije uri uba wamubwiye. Suko umwana wanjye agiye kuzitwa n'imirimo. Gamambo umugabo n'uwakoze. Ngaho bisanze akazuba gato. Naho ubundi ndabona imirimo izakwica pe. Byo nuza mu ruhuke mwana wanjye. Akira agatebe rero wicare uruhuke. Ihema. Dore ngaho. Kaka hano. Mira. Icara uruhuke kora gasozi ntabwo kora. Ona nashaje pe. Reka nawe urivuna. Asema ibitonore nubwo uvuga ngo nabyutse ngenda wewe wabyutse ujya kuzana ibyo bitonore. Noneho inyogosho kibakogoshe gutera. Uzikaje narakubonye ejo turi mu kirori. Reba umuzi isoni pe numva nkozwe n'isoni. Ndavuga si umwana bamwogoshe gute. Habuze bamwogoshe uruhande rumwe. Ndavuga uko biri kose yajyanye amafaranga make. Cyakugendekeye bite? Umva kandi mukecuru. Izi nyogosho zigezweho. Kandi ujya ngo niyogosheshe nk'abanyacyaro. Reka ngende. Izi ujya ureba bari abahanzi bose we nta nubwo ujya ubibona. Bisa nibyo bita rukoke. Ibise? Mbanza iza beaucoup derrière sinzi byari byo nanjye. Ayiwe ngo munyogoshe nk'abahanzi. Reka nkuzanire ngo turangire ya ndirimbo yawe. Cya ntabyo ukeneye nze twikomereza ibindi. Ngaho genda uzane ubundi rimbira n'ubundi. Mbona uko ntunganya n'ibya saa sita ndirimbira nta kibazo. Hirwa. Uziko kwa papa Kevin babivye. Babivye? Babivye ibintu babamaze. Nimugoroba? Turi mu kirori. Turi mu kirori buryo babivye ibintu babamaze. Hamwe na hahandi hirya abo kwa pasteur. Kwa pasteur babivye? Nabo
babibye babibye ibintu babimaze mu nzu nta na kimwe basizemo iyi na hano no hasigaye hari abajura sinzi ukuntu bimeze pe ariko se ubundi yabuzwa n'iki si amahirwe ari kubabona tugende nta byaha ntawe urashonje narumiwe koko iyo murenga hano njye ntabwo nari kujyayo shingiye duke shingiye kari ntabwo hirwa ngaho ncurangira ka karirimbo numve ariko mwana reka mubaze ikibazo ubundi iyi ndirimbo ivuze iki kuri wowe ndaje warere umwana wanjye ngaho nshyirira amaboko cya gitero numve indirimbo uzi ko nta cyumweru cyashira utangaye ngo yirwa curangire ya ndirimbo karirimbo kakunda ndashaka kwibaza amateka yihishe aha karirimbo ni keza we ntabwo bizi okay izuba rirarenze iri rimwe ry'abashumba inka z'iwacu ziratashye abiriwe iyo bari nyakura abimuhira barihanagura icyuya mu gahanga dore umunsi uragiye icyuya mu gahanga umunsi urashize ukwezi kuracanye inyenyeri nazo ziraje ikamba ryazo rirazisaga rirasabagira ku ijuru ry'iwanyu ku kirere cy'iwacu niko kabyino ngaho se jya mu nzu dore imbeho ni yose genda ufata agapira utinye mu gatuza ariko hirwa uretse urekera aho ngaho urekera aho ngaho rwose ubundi nzagucurangira indirimbo kugeza ryari buri kanya buri gihe curangire ya ndirimbo cyangwa hari umuntu iwanyu mwari mufite inka se uvuga ngo inka ziwacu ndaza kukugurira akantu nakugurira akantu hari akantu nakuboneye nzakugurira ariko reka nkubaze reka uretse mbanza nkubaze hirwa amakuru yanyu amakuru yacu ni meza mumeze muti naha turaho gakeya rero aba ni abakobwa banjye ni Sara na Butare twari tuje kugusura ko bazamara igihe inaha kugira ngo tuganire murakoze cyane yo birantunguye pe ubundi ahangaha mba njyenyine munkore minute purize pe ubundi aha mba ndi n'umwana nk'ubu buzima namwe mo murabubona ubundi kuba maze aho mbyariye umwana papa yahise anyirukana niyo mpamvu mumbona ahangaha. none se umugabo wawe ari umugabo rero hari ahantu yabaga ngiye kumureba ndamubura nsanga yarimutse
nta no kuguhamagara ntabwo yampamagaye naramubuze nta nubwo nzi n'inyuma ihangane icyizere cyo kuruhukira cyane ahubwo b'iyi minsi ndumva ari uko bitangira wahora n'iki agahinda kaba kenda kunyica gashira kandi kageze ibagara ihangane bizashira hari icyizere bizashira kuko kugera kuri siko gupfa gusa nyine tukuzaniye amakuru meza inkuru nziza tukuzaniye rero ni nta yindi twaratekereje dusanga tugomba guhuriza hamwe abana b'abakobwa bameze nkawe tugashaka icyo dukora tukiteza imbere twakora umushinga runaka twadoda se twahinga imbuto n'imboga bigira amafaranga tukiteza imbere ndetse bikanatwagura tugatera indi ntambwe tukava mu bukene kugira ngo ejo abana bacu bazabeho neza kurushaho ese ibyo bintu ko numva byaba ari byiza urabyemeza kuri nabyemera pe ko numva ari byiza cyane umva Imana ishimwe twari dufite ikibazo kutari bubyemera oya ngomba kubyemera kuko nanjye biranshimishije nukuri urakoze cyane kuko twari dufite impungenge yuko utari butwemerere ariko ubwo twemereye tuzakora uburyo dushoboye kugira ngo tubashe kwikusanya twese n'abandi bana nyine bo mu rungano rwawe baba barabyariye iwabo kugira ngo tubashe kwiteza imbere muri ubwo buryo nukuri pe murakoze cyane kuba mungejeho iki gitekerezo mukaza no kunsura ahubwo buriya se ntihaba hari n'abandi mwahuriraga nko kwa muganga ubona nabo babyariye iwabo kuko abantu benshi ntabwo tubazi ariko wowe wadufasha wenda nk'abo mwahuriragayo barahari ntabwo babura bagenzi banjye bahuye n'ibibazo nk'ibi byanjye barahari ntabwo babura oya ariko n'ubundi ntibizasubira wowe nutinyuka byose birashoboka ni ukuri birashoboka rwose icyo kiri kutugenza icyaduha n'abandi bakatwumva oya ni ukuri ntabwo babura kubumva rero ni ukuri tuguhaye ikaze mu mushinga wacu tuzafatanya neza kandi turakwishimiye ni ukuri tuguhaye ikaze mama mukobwa mwiza kandi wihangane mama kuko kugera kuri siko kandi urakoze cyane kutwemerera oya ngomba kubemerera ko biranshimishije yego sha afite umwana mwiza ukuri oya ni ukuri ibyo turi kukubwira ni byo ahazaza hacu n'abana bacu rwose hazamera neza wumvishe bebe sibyo kaba kitonze ejo byagenze bita ko turi mu kirori nagiye kumva mu mbuto y'induru ntabwo ari ntabyibutse ntabwo byari byoroshye ejo ninjiye turi mu kirori turi kubyina ibintu byaryoshye nagiye kumva Gakura baraje hariya ngo mu cyumba hari umuntu ugushaka ntabaze Gakuru umuntu waje akajya mu cyumba ntaze mu kirori nshaka ni ndinjira nsanga na Alice rero ngo hirwa bakogoshe neza hirwa hasi hejuru ngo urampobera hase ndaguhobera bikumarira iki hirwa wambaye neza waberewe ngarankunda atangira kumbwira ngarankunda turarwana nkubita ku gikuta ntabwo byari byoroshye rero nibwo naje nsohoka nyine nanjye mfite umujinya kandi nyine mama nanjye ntabwo ari njye mbabariye nuko nari narakaye nuko byagenze naho ubundi Alice uzi imbaraga yari yagize ubu kubona ndi umusore gutya ariko nyine nuko byagenze ariko utaza kubigira ibibazo nta kintu kirimo kigoye nta kirimo nyine ibyo ni ibintu bibaho utavaho urakarira mushuti wawe ngo ni umukobwa we reka nshyiraho bino bishyimbo ariko sinzi nimba ari ukubyihorera nimba ari ariko abantu bino baragoye n'ubundi umuntu arabijyana gakeya ntacyo mwana wanjye akazuba umbwiye ngo mushyire ku kazuba nkaba mbona kari kugenda karenga kagenda karangi nta kari kwaka eva ihangane dore nta kazuba gahari ni gakenya ihangane ihangane
ariko mana yanjye Mana ishobora byose Uwiteka we ngwino ndengere uyu mwana rwose nta kintu aheruka gushyira mu kanwa ntacyo yihangana ngarye ntacyo wamuhango yihangane none arimo atangiye kuruka ubusa koko nta kintu kirimo ese uyu mwana umuntu yakora iki koko nakora iki nabonye abantu bamumfasha tukamujyana kwa muganga ko mbona bikomeye ariko ubundi uriya muntu nk'abari bakurahe wa nyine rega ino karitsiye ni nshyashya ikindi gihe ushaka umuntu muzima mani ashaka ahantu mire nziza irimo ikintu gifatika rega turacyakora akazi ariko ubundi ubu ngubu bageze he wa ngure araje se seri aje naza umuntu amutokinge mubaze n'ukuntu ntabwo ngiye mbyumva ariko byaranambabaje njyewe yakoje se wamuzanye urebe ko menya atazapfa vuba no kumuvuga akahita aza Basaza bimeze bite se? Salama baby. Ninje gutora yanjye. Ayawe yahise. Iriya ni inzu waturangiye koko. Guki? Dore ngo uyu boss bari bubibaza iby'amafaranga niwe. Uyu nguyu se niwe wambwiraga. Ariko baby kankubaza. Ubundi reka nkubaze wundi wowe mubaze ikintu kimwe cyonyine unsubize kandi. Kandi unsubize. Ushaka kumpa impamvu imwe ebyiri eshatu. Enye. Shaka kwaza zaguteye kuturangira arahantu. Wabonaga twebwe tugiye kwibiryo. Papa Kevin niwe mukire muri iyi karitsiye. Mukire? Papa Kevin ni umucuruzi. Papa Kevin afite akabari gakomeye. Papa Kevin ni umuhinzi ukomeye. Ni gute mwambwira ngo mwasanze mama bido? Rekeraho, oya rekeraho. Mahinzi. Nzamahinzi. None se kari we mukiri nahangaha? Umba mwereka n'ikindi gihe mu bantu kinisha ntukajye unkinisha. Ukankinisha. Uranzi? Subwa mbere mbonye. Uraza kumbona rero. Aringo hano imyumbati vuba dore imvura iraguye buranishe. Mama ndabona bwije ndi kugira vuba rega mama. Ese ari ubundi kumva hano muri karitsiye imeze ite? Ngo wafashirwa ku ngufu? Iyihe nkuru se kandi? Ngo wafashirwa ku ngufu? Nawe nafashe mama barambeshyera. Gute? Bakubeshyera gute? Nge barambeshyera nta sinigeze mfata Hirwa. Hirwa yarasohotse ataka cyane asakuza. Ya ntabwo nari mufashe ku ngufu. Ngaho muri uko byagenze bite? Ntabwo nari mufashe ku ngufu. Byagenze bite? Nari mufashe ku ngufu ariko mama buriya Hirwa nge Hirwa ariko ndanamukunda. Kumukunda se bivuga kumufata? Ntago nigeze mufata ahubwo buriya sinzi. Arise niwe umuntu afite ubumuga bwo kutabona. Ntabwo ari ngombwa ngo umufatirane. Ntabwo ibyo ntacyo bivuze. Nabonye wihina gutya wowe nagakuru. Ndi koza amasahani dutegereje ikiruri. Wowe mbona muri henye hirya kumbe iryo muri mugiyemo. Aya mama. Ngo ndamukunda burya cyagiye. Igihe twa tugiye na Gakuru. Nyine Gakuru we niwe wari ugiye kubimfashamo. Kugira ngo mbonane na Hirwa. Nta nubwo ugomba kwiyubaha unatinye. Koko ngaho mbwira nawe ubusore unyura hehe kuko ahantu hose mu mudugudu byahageze niho urajya unyura kuko ntabwo usebye buriya uri inkumi n'urukundo nkunda Hirwa buriya we ntiwabyumva kandi nkubwire abakobwa bo muzasara ngiye nkunda Hirwa nimba barakubwiye ko namufashe ku ngufu sinigeze amufata ku ngufu waramufashe yasohotse ataka none ko twari mu kirori ko ntakubonye Hirwa asohotse atera induru cyo ni cyambere asoka yanduye hano wajya ngo amuvuguse hasi bigaragara ko bamufasha kandi abantu bose bari kuvuga uyama erega ubone bakunda ntabwo cyakora gutabye mu nama ubu nusebye uyereka nkubwire rero oya ntago Gakuru yanshutse Gakuru ntago yigeze anshuka ahubwo buriya rura n'urukundo rwabinkoreshaga ariko sinigeze amufata ku ngufu ngiyewe kandi nkundo mugira tizabakora urasebye cyakora urasebye ntabwo ari je nyine usebeje nawe urisebeje urasebye mu mwari ubundi umwari arangwa no kwiyubaha arangwa no kwitonda nta kibazo kuba nkunda Hirwa ibyo ngibyo se ni ikihe gisebo mfite nta gisebo mfite ngewe ku buryo mufata ntago nigeze amufata ku ngufu ese kuki wakanikoze kandi urarikoze ibintu byo kuvuga hose nigeze nkora dora hose ni inkuri hari hose ko sasa ni ryo gukunda Hirwa ni ryo kumufata ngahavuga abantu ureke kuvuga uhagaze koko ntago mwiha agaciro
cyakora nubuze byose urasebye Kimwaro cyakora se nubuze byose urasebye mu mudugudu Kimwaro gusa byasoni dore uko areba urasebeje nubuze byose genda hute mani imbere niba utarunze urambona reka nkwereke ari amabido n'intuza n'amarido n'ibiki byose n'ibiyiko waturangiye ndagira ngo uze ubishakire iki abakiriya kandi ikindi ni inote ibihumbi bye geza wivuye Betani 2 ntago nabitora ntago hagira ute 2 n'urya ubugoro ntashobora kubitora nushaka uzarya itabi azaza agiye kugurisha amabido inote ya 2 ntago igomba kurenga urumva isa kandi ikindi gihe ye ntago nyina nawe niba ugiye gukora misiyo shaka ahantu hazima sindiyo okay shaka ahantu hazima nta kindi kintu mvugana namwe ni inote ya bingahe isa ya 2 inote ya 2 nta kindi kintu mvugana namwe 2 ntago nabirenze ubutaha uzashaka misiyo nzima ntago irari misiyo urabyumva nta kintu ngiye navugana nawe bimbayeho n'ibiki bose ni kuri ya meze ahantu nabarangiye hakomeye kuri Eva uziko Eva yararembye kwisi yo ese kakana burya kararembye uziko afite umuriro we wishe uyu mwana bagaruka kurya muraho neza umwana rwajya uyu mwana amaze iminsi yararwaye yarandembanye ahubwo ndabonye ngira ngo muje kumwishyuza ariko mu mahirwe wumvise ashobora kuba ikibazo cy'umuriro niwo bugenda umuriro cyane hano mu mutwe umwana yarandembanye nuko nahamagaye base isaranga ntiyanyitaba mpamagara nyina ntiyanyitaba mpamagara mbana na nyirasenge ahangaha Marita agenda ijoro akazwa n'indi yasinze ni umusinzi Marita mbese nta muntu nanjye ubwanjye nta ntege ntabwo namuheka sinamuterura ntabwo byoroshye urumva ko niho wenyine uba wifashe ntabwo bimworoheye noneho rero reka mbabwire uyu mwana reka tumufate twese tumujyane kwa muganga ahubwo mama bizi nagende ashake mituweli aze tugende ntabyo kwicara rwose yewe mwana nta mituweli murangoza nta mituweli hano ntabwo tuza tugira mituweli yego ko mwaje ntagira nta mituweli barabyara bakazana hari nubwo mingura agasanga abakobwa batatu muri iki gihugu cy'u Rwanda se nta mituweli abana impinja bakaterura bakazana none se ugira ngo ndaba hari n'abanyina ntazi abana bakaza bagashyiraho bakigenga ariko nanjye naza ngo nabo abahungu banjye baba barateye amara baba bakwiriye no gushaka uburyo ubona mituweli ndanamuhamagara umwana yarembye ati ntihagire uwimira ni ukubayeho burya nkwerekere nubwo bimeze gutya urumva reka twe dukora ikihutirwa hanyuma uyu mwana tumujyane kwa muganga bamuvure nicyo kizaza hanyuma ahubwo araburenze niba adufasha akamuheka wenda kamuheke mama bizi reba ko wabona akamari ihangane ngwino sha uno mujyane we tujyane kwa muganga yararembye mbega umuriro ari kunwika baba we uje bwo ndabona n'amaraso ari make ugende uzane nibasha hari n'ibyo bagushyira mu bitaro kuko afite umuriro mwinshi ashobora kuba amaze igihe atarya uyu mwana muzi ukuntu ari kuwubika mbega umuriro we mwana yanjye Marita nawe aragenda akinywera agasinda ejo bundi mu kirori agatwinywera Marita mumure kuri yarangiye kera ariko Yesu agukize agukize yo kakande karihe
irengera Yesu arakiza Yesu arakiza arangiriza umwana mumujyane mureka tugere kwa muganga ntabarira umwana yagiye no kwa Lazaro yaramuzuye ndagiye rero tugende no kwa Lazaro yakoze ibitangaza irangiriza umwana tugende wowe tunganya ibindi uze hanyuma ndaje reka turebe tumushyikiriza abaganga ntabwo akamaro mu mwongere se umva banze rero ibintu byawe rero ariko ujye unywa nk'ufite amafaranga urabona usesero ko uri umukire wagiye unywa kugira ngo ukomeze ugaciremo utawe weka umaze amasaha 3 uzi se ndabona uzi amafaranga cyangwa ariko nanteze imbere nyine uraje yajyane hirya iriya nzaguteza imbere nshuti yawe jya unywa rero urabona se umuhire mwongere yewe naje ujye unteza imbere dore ejo bundi wacucuye simbizi nari gusura mu none se nimwongere kumvana yaryo umva kora iyo kabundo aka ka bishopu aha kandi mbona kariya ese ni divayi n'ubuki gatatu gusa akari nako kakubumba dore ko utwo tubiki ntaho tukigukora hasigaye usugaho ukagira ngo ni amazi gusa akangaka icyatatu yonyine amafaranga akiro ko bagize bazariko turebe ukagukora turebe uzabona abantu namwe bamaze kuba turazingwa reka manze nipangire ibintu byanjye nawe kubakonya gisiri areka urumva wa mugabo ariko papa mukaye tukibona tunasubira ibindi ziriya zo tube tunazihoreye zirahari urubona zimwe cyangwa se uzanazimwe ko ejo bundi kuzima bimarutse kwibuka kubana hano mu rusisiro akaba ari wowe uzi ko ujya umenya amakuru nta makuru ajya gucika papa mukaye amakuru ntabwo ncika hari umuntu waba warigeze ubona atembereza avuga ngo afite imari ngo afite ikigo nzikora mbaceceka rero wa mugabo yewe nzaneka nta kincika urumva nta makuru makeya nta makuru n'umwe ariko kakwereke rero ikintu kimwe urumva ubwo rero aho hose sha twaza uzi kuri ariko wazakoze uko ushoboye ugakora uko ushoboye ariko reka muri nzagutera ushakira abantu oya ngiyewe shakira niba mvahunda ariko nzerege amakuru y'awa mugore nduza guteza umugore wawe uratangiye ibyo ariko bizanye ute ntabwo se cyuko bancucuye uburyo bwangu by'umugore cucura se gucucura ushaka nsonga se nabimubwiye mpako ko bayite bakamukaye wabayite sinabivuze ndabivuga icara ngo tubirangiriza aho ngaho icara turi ko nawe uri bavuga menshi barakuvuze mu rusisiro uri umunyamakuru utangiye kumenya amakuru ariko n'umunwa nawe byose birajyana bavuga menshi oya ntacyo reka tubirangiriza ibyo ushaka gusa ko banyibye urabizi ejo bundi twarahavanye mu rugo usanga bancucu ugiye no kunsenyera se ugiye kunsonga ntabwo nagusunga nabo ngaho ntacyo tubirangize uzajya uzangaha nzajya nshyiraho imiyaga genda urenze ku biryo ariko reka menya amakuru meza ariko umva nuko genda urenze ku biryo dore kumva ko gasigaye kakubumba utwo tuyuki ntaho tukiri ko se umufuka wanjye wabaye bite
Kututabisha ibintu wamufuka. Ja wanzoga wa. Nuko sho. Ubundi rero wowe ujya umenyera amakuru. Ndifuza kuzamenya niba uzanzanira inkuru nziza yuko hari abantu babonye ukeka yuko banyije. Umva reka gushyira ku mufara abatindi bansubije ku isuka. Erega nawe ngaho wagize ukamo gusa ariko ntanakumenya. Se wowe uvuga bidagufitiye akamaro. Wajya gukorera akazi shaho. Rero uzashakira abantu bakwishakira amakuru. Bakwishakira amakuru uzashaka. Ndi umunyamakuru buryo. Nzagushakira. Ariko ari ikizu kuri umbwira ukuntu watekereje gufata hirwa ku ngufu. Yesuwe uskuru urusengero rwose nitwe barebaga. Babari umbwira byaje biti. Mukahi. Erega buriya ntabwo ariko byagenze. Uravugisha ukuri? Tinya Imana. Ukuntu hirwa yari ari gusa. Ntabwo wanyumvisha ukuntu utamufashe ku ngufu. Mukahi. Ntabwo njye nigeze mfata hirwa ku ngufu. Ahubwo buriya nuko Gakuru twapanze akaba ari wo munzanira. Ye? Gakuru niwe wamukuzanira? Byari byagenze bite se Gakuru mwapangaga iki? Ubundi Gakuru twari twapanze yuko ndi bumushyire ku bantu basuka inzoga. Ariko ntabwo nigeze mfata hirwa ku ngufu. Erega ari mbwiza ukuri pe, ndi inshuti yawe urabizi ntabwo nakuvamo. Kandi yari ahantu nari mbibereye. Byabaye mbireba narabibonye ukuntu hirwa yaje asa. Bari mbwiza ukuri ukuntu byakugendekeye. Erega Mukahi kiragiye. Hirwa yari yambaye neza. Yaraberewe. Yari afite noneho inyogosho. Bikaye. Yarankwegeye nubwo nyine ituma nshaka kumuhobera. Nubwo nyine nabikoze buriya kiragihe mu gihe kidakwiye. Ariko nanjye sinzi ukuntu nyine byagenze. Ariko sinabikoze nshaka kumufata ku ngufu. Ugashyiramo imbaraga se? Erega hirwa yari ameze neza. Ukuntu yari aryoshye. Niko cya Gideon nabumvishe sha ubwo muri mubi ubwo munteye ibuye ibi byanara Gideon nabumvishe nze mbarebe sha nabumvishe n'ubundi ubwo sha ubwo munteye ibuye ubundi bivoka zari murimo murazimana muzishaka ari ingaze sha Gideon Gideon ari reka twigendere ariko ubundi nta nubwo wari ukwiye kubigenza kuriya ubundi umuntu ibintu abitwara gake gake paka nyine ukagera ku cyo ushaka njye kwiherekereza sheri wanjye agiye kwigira i Kigali nubwo nzaba numva ibyawe ibyo wari uzi se niba nawe umva ariko nta kibazo ko sheri wanjye agiye kujya i Kigali nta igendera nyine nirire yuko nta kugira
sheri bye kandi awukunda Sasa bamu sesereza. Ahantu ni heza. Umwana ni heza cyane. Mwiriwe mukobwa wanjye. Nari muzariye umukiriya mushya. Murisa. Akana sara nagaro winahanga ndabona ari ngambira mu polisi amaso. Nuko nyine nuko biba bigomba Fiance wawe? Uyu ni umushuti wanjye kabisa. Ngo mu bogare. Nibyo. Kabisa. Mungu wawe ni Okay, waduhaye akantu sawa ngahora. cyo kunywa kirahari. Cyo kunywa kirahari. Nzanzoga n'amaraso nk'umusaza wo kumva zirahari ndetse n'ahandi hantu watwakirira turangaje hano inyuma hari ahantu twakirira abashyitsi murazenguruka gutya ndaje mbaza murabona hano atari heza ni karibu rero hano ni kwa Murisanga ariko mari abakiriya nk'aho turabakeneye ibyo nkuru bazana n'abana sawa rero ubu ngubu ikintu muri bukenere muraza kumbwira ngiye koncuruza Sawa nta kibazo. Somuze uratashye ndatashye batagira n'usomye igihe oya batagira n'umuntu bakandi batagira n'umunyakunga afite Gidio! baba batumye noneho mwarangiza mukaza guhanura amavuka y'abandi cyane imiyembe simwanteye amabuye ndamutse mbafashe ntabwo nibundi wanyu ko Gideon namwumvishe se araza kumbwira abo bari kumwe nta byanga mbibwira iwabo Kanjende sha, kanjende. Muzambona. Ubwo bamuzi ngo murancitse muzi ngo murancitse Gideon mwebwe shafu sawa nta kibazo rero mari tugomba guhindura kabisa tumenya amakuru ahantu tugiye kwiba pe umenye ngo amafaranga ajya kuri banki cyangwa se bayabika hehe ubimenye pe nkuko boss yabivuze uzi ufata ari amarido ugende yashakira umukira inde mu muntu umugabo wajya kugurisha amarido koko nta kibazo ndaza kuza ari amarido nyashakira abakiriya kabisa ubu utaha ujya umenya ngo ahantu twagiye ahantu mbajyanye mafite amakuru ahagije amafaranga aho bayabika ibintu biri mu nzu byose utuzu tubwanti ku buryo ushobora no kuturangira ahantu bayabika ni hariya natwe ejo tuze dutwikuze ko tugiye kunywa kamwe tugataha twagakwiye kuba tunasinze ariko icyo kintu nicyo ndaza gushaka ahantu hazima hari boro ifatika kabisa
mu kanya uzi kunsanga ndi ku ishyamba kandi twahuriye cyagiye ufata amarido ujye kuyagurisha ndaza kuza nta kibazo kandi ubutanga umuntu aravuga ati tujyana ahantu ukatujyana ku muntu n'ubundi twagize buza duketse aho yahita dufatira ye baba we bya birangiye yego umuntu ntabwo yajya gufungirwa rido koko dushaka ahantu hazima kabisa Kira Mugakwaya yahinze cyayatangiriye hino Gakwaya yahinze he bahu ibinigira Hirwa umeze bite kura kare umeze bite ngize amahirwe uraye umva nse kuri no kwijujuta bimeze bite asikare reka nkubaze ikibazo aha hantu harahinze waruje kureba ko hahinze se umva ndebera hakurya no hakuno h'uyu murimo umbwire ayayaya ntago hahinze Gakwaya yankoze biti Gakwaya namuhaye amasuka muha n'amafaranga niwe umva namuhaye amasuka oya nawe ngaza mpingire ko nshaka guteramo amasaka arahafatana none ntago yarahinze hashize iminsi 3 afite n'amasuka yawe Hirwa nuko oya kare ndebera iyo hose wenda ashobora kuba ataragera hano yarahereye ruguru ndakubwira mwese ruguru sugarukira kuri ziriya nkuru sudoni hose do ni ikigura gisa soga kwa yankoze bikira sura musaza ko ntamuzi w'ubukoryo nk'ubwo ibyo ngibyo bitangiye gute none ahantu ntihahinze ntago nta n'iryinyo na rimwe ry'isuka ryigeze rikora ese abantu b'iyi minsi bafite ikibazo ubwo rero ngo kubera mfite ubumuga bwo kutabona ayumva yabimenye inshuti zawe nicyo tukumariye twanakurebera oya nani mpamvu kunde oya nta mpamvu ubusa ahantu ntihaye naba ntagira n'umubiri uba ahantu urumva ahantu harigeze ifu njye ndagize ngo no hakurya ishingo ni wumva to jugira gutya ni ikigudagize wese iyi ni imyaka iteyemo Gakwaya arambona ahubwo cyangwa se dushaka kuba turi murenganya wenda yahuye n'ikibazo cy'uburwayi arwara se ntanzanira amasuka nkane ejo nagiye mu gasozi kuzana ibijumba nari kuza nkahihingira ariko reka nkubwire reka tumugereho tujye kumureba turebe icyabimuteye hanyuma ubone gufata ubuse ntari guterereza ihinga ryanjye uretse Gakwaya arambona Gakwaya arambona ngo tugende ibyo ngibyo abigusobanurira akubwira impamvu ataguhingiye waramuhaye amafaranga amasuka kuki se atakugaruriye ahubwo n'amasuka wasanga mama wabura n'icyo akorera icyo si ikibazo kandi uri muragena ku mubyeyi umva mugore ari amafaranga yarakindi kintu urumva umva mugore wagiraga ngo mbigire jewe icyambere cyo urabona hinga kira kiri cyari umva yagura umwika amafaranga jewe nagusukunye kubera ko urumva wagiraga ngo mbigire umva reka mubwire ndakugusora urusha mu bisarura handi umva mugore ndakugusora abantu b'abapagasi b'iki gihe basigaye bahemuka ko si uguhemukira umuntu nkahirwa murabizi singwa na ariko none ugwe nabi uyu munsi ugwe nabi nanjye ndagusubiza gusa bibwira yuko umuntu aba yatanze amafaranga adakeneye ko bamukora ndagukosora umva ariko habaye iki iki cyabaye ko mu Rwanda umva amafaranga yanjye yagiye kwagura umuntu ariko aragira papa wagiye wihangana ko wabaye akabarore ku musozi nta muntu n'umwe utakuzi
ikinini cy'inka kizaboneka mu bundi buryo ariko reka wirwana rwose umuntu utakuzi hano ihene iragiye ibigori biragiye nta kintu na kimwe dusigaranye mu rugo ubu urumva tuzabaho gute uriya nkiri ku isoko kahibase koko oya ni ukuri papa jya wihangana rwose wihangane ugenze ibintu gakeya ubu si ikintu cyose ni intambara ntibibaho ariko mama Hirwa hari umuntu wangiriye inama nzayikore cyareka nkubwire noneho bigeze ndebye iby'uriya mugabo ari gukora none ko byose ibyo wabona byakiza biriya bintu uzabikore ko yangiye kubikora ntabona biriya ngombwire umuti amafaranga yagura umunyu ayo kugura ikintu cy'inka se ntikizaboneka mu oya wanze reka nkorega umva ntabwo ari gufata amafaranga yanjye ayagura umunyu kandi agomba kugura ikinini cy'inka yego rwose tuzashaka izindi nzira rwose umva rero reka ngende umva oya ntibibaho uretse irashize ndagukumbuye